Eka anongere mbifurize ibihe byiza nizere ko mumeze neza mwese mudukurikira muri mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali reka twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mwamaze kubyumva neza cyane kabisa mwamaze kubyumva mwese mwamaze gukora subscribe ari nako nizera ko mwamaze no kugera kuri YouTube channel yacu kabisa nitwa Iradukunda Karangwa Christian ushake unyite Jazo Christian umunsi ntabwo ndi muri studio honge nyine birumvikana ndi kumwe na mugenzi wanjye bamwita Alexandre Munezero tugaye ikaze kapo ndabakire nanjye murakoze cyane meze bo ndashima Imana rwose ntacyo gishinja abone ikintu cyitwa ubwanwa Yohana cyazamutse ni icyaka gusa kiraha kimeze nabi kirimo kirasura icyaka byaje bimeze nabi kabisa izuba ntabwo ryari ritworoheye ubwo nizere ko ufite amafaranga ariko i Kigali ndabona bitoroshye kabisa nuko urwanya kubita hirya hino ibipfunsi mpaka kareba aho biva bamaze kubyumva rero Alexandre ngira ngo ni amakuru y'imikino idatandukanye turaza kuganira hari abantu kuri YouTube nabonye bavuga bati Rayon Sport imeze neza uko nabibonye nanjye ndabona rwose Rayon Sport uyu mwaka yaraje nta mikino ifite ariko ngo umufana ntabwo byo nahita mbivugira ahangaha Yes, bamaze kubyumva rero ni Alexandre Munezero niwe turi kumwe muri kino kiganiro birumvikana n'umunyamakuru usanzwe akora itangazamakuru rero tuza kugerageza kumva byinshi bitandukanye yaduteguriye birumvikana hanyuma turaza guhera muri equipe ya Rayon Sport ni byishimo bidasanzwe yitwa Uwayezu Jean Fidel ni president w'iyi equipe baza gutangaza mu kanya ijambo rikomeye cyane nahoze mbona abantu benshi bavuga bati iyi equipe uyu mwaka ishobora kuba ifite gahunda turaza kugerageza twumve neza iryo jambo rya nyakubahwa wa president equipe ya Rayon Sport hanyuma tuze kubita icyumvirizo muri APR Football Club nabwo imaze iminsi yitwara neza imikino igera kuri 2 yikurikiranya iyinganya benshi bati nyamara iyi equipe harimo akabazo muze kureba neza turaza kwinjira mu buyobozi bwa equipe ya Kiyovu Sport tuze kumenya ese bihagaze bite cyane cyane ibijyanye no kwitegura imikino ya shampiyona hamwe n'andi makuru atandukanye aho ni mu buryo bw'imfunyapfunyo turaza kugaruka mu kanya gatoya tuyasesengura hamwe na mugenzi wanjye Alexandre nyuma yo kwamamaza gatoya turaza dutangire makuru yacu ku buryo burambuye abantu bakurikirana ibiganiro bya online mudakoresha internet ya Airtel bamubwira iki Alexandre yaracishwe rwose nawe namwifuriza kwegera Mango 4G nabonye isigaye dukorera umuti ntabwo bikigoranye ni Mango 4G rero bahamagaye kuri 4050 muri bagufashe hanyuma ibintu bigende neza cyane kabisa ujye dukurikira umeze neza ahantu hose wabuherereye bagende bagufasha kabisa ibintu ari fresh navuze mbona abantu bakeneye kuba smart ni muri Kigali Smart Action anga bari kugenda bagufasha kabisa bahamagara kuri 0784422982 undi bahita bagufasha ibintu bigende neza cyane uzikindi guseka se ngori kuvuga nk'umureyo umuntu wese yasa n'umureyo by'ukoreyo ni ikipe y'igihugu iyo ngiyo ubundi wese yasa n'umureyo rero ni ikipe ya twese ubundi Alexandre rero umunsi w'ejo equipe ya Rayon Sport yitwaye neza uko bigaragara byo nahoze mbona abantu benshi cyane rwose baravuga bati ese Rayon Sport izayitwa itsinda Sunrise basakuza ariko bibuke ko niko champion igomba kugendanye n'urugendo ngo na amanota 3 uko byenda koza uko bagenda batsinda ni nako nyine amanota agenda yongera kandi nako bagenda basiga mu kiye bagira ngo babibonye neza kugeza ubu ngubu ikipe Rayon Sport yobera urutonde turebye byo n'ubundi kuntu byari bagiye mu kibuga bamenya amakuru aho mu kibuga babo yari yagiye aranganya Rusizi bakoze uko bashoboye baravuga ati nta gukora ikosa no kugenda
tugomba kuyakora kandi Sunrise yari iri ku mwanya, turebye ku rutonde yari iri ku mwanya wa 8, ni ku mwanya wa 8, ari kuri internet batubwiye ni ku mwanya wa 9, ifite amanota 8 yonyine ku minota 7. noneho twajya kureba ikipe ya Rayon Sport kugeza ubu ngubu irayoboye, ubu ngubu turebye ubu ngubu irayoboye kandi ifite imikino y'ikirarane. Hanyuma ikintu kiri kugarukaho cyane ni ijambo perezida w'ikipe ya Rayon Sport Uwayezu Jean Fidèle yatangaje muri kino gitondo. Ni ijambo ryiza cyane ku bareyo, rikaba ribi ku ba haters, niko twabyita. Yavuze ati, rebe neza, ati umwaka ushize wa shampiyona, ati hari video yacakaracaye ku mbuga nkoranyambaga mvuga nti turashaka igikombe cya shampiyona ndetse n'icy'amahoro. Ubu ngubu turashaka shampiyona, tugashaka amahoro ndetse n'amatsinda uko twayahozemo. Turashaka no kujya mu ya CAF Champions League. Ati dufite ekipe nziza, ati utabibona n'uwaba afite ikibazo cy'uburwayi bw'amaso. Tumaze imikino 7 twikurikiranya tudatsindwa. Turi ekipe itanga kazoza, abakunzi bayo bamaze kubibona. Tuzatsinda kugeza shampiyona irangiye ndetse n'ibidukundira tuzatwara shampiyona tudatsinzwe. Ati ndishimira uko duhagaze kugeza ubu, ndashimira ekipe ya Rayon Sport muri rusange, abayigize bose, by'umwihariko abafana b'iyi ekipe badahwema kudushyigikira, ndabashimira mbikuye ku mutima. Byinshi ndi buvuge, ariko icyo navuga nuko Rayon Sport ubu ngubu turi umwe. Byumva neza Alexandre? Aho ngaho rwose perezida wa Rayon Sport ibyo yavuze nayo ndumva nabyemera, kuko uno mwaka nabonye baraje bari determine. Urebye ibikorwemo barakora muri ino ntuza, none ejo bundi hari igihuha cyasakaye kivuga ngo nimba ari igihuha nimba ari byo koko ntabwo turayimenya neza, kuko ntabwo turumva umuyobozi wo muri Rayon Sport azanga bidekarare neza avuga ngo ibintu bavuga bya Saripongo ko twabonye ko ntuza kontra yari yarangiye mu ikipe yari arimo ni muri Ethiopia. Ubu ngubu ntawe turamenya neza ukuntu ahagaze, kandi twumvaga bavuga ko Rayon Sport ishobora kongera ikamugarura, ariko ntawe twari twamenya neza. Ubu ni Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere bidasubirwaho. Aduvuga ngo ikintu gihari ni ijambo nahoze mbona abantu benshi barigarutse baravuga ati ese Rayon Sport ni ikipe izagitsinda Sunrise basakuze gutya, ariko naje kubyaniriza neza ndavuga nti byanga byakunda ekipe izatwara igikombe itangira kare. Byo n'ubundi ntabwo bavuga ngo twaye igikombe utabanije gutsinda amakipe yo hasi n'ubundi yose uzayatwara. Ya ekipe bahanganye ngo ahatsi iki, ntabwo ibyo ngibyo babizi. Ngo rero wenda ari bagenzi bacu bo kuri bakora ku maradiyo atandukanye baravuze bati, hari umunyamakuru wavuze ati APR gutwara igikombe uyu mwaka izagitwara igikuye heri, ntabwo bishoboka. APR yenda ikanganyira Rusizi. Ejo bundi numvise interview umutoza wabo yakoze avuga ngo ni ikibuga kibi. Ni ikibuga kibi se ikipe nka APR nivuga ayo magambo? APR nk'iriya tuzi. APR rwose ntabwo tureye kugira. Reka APR tuyigeho wenda tukihuta cyane tunabyibuka. Twihuta cyane tunabyibuka wenda Rayon Sport n'ubundi kuyivugaho byinshi kandi yaratwaye neza, ibyinshi ni byiza gusa. Mu by'ukuri ikipe APR mbere y'aho gatoya yaramaze kunganya n'ikipe ya Espoir igitego 1-1. Ni umukino wabereye kuri stade ya Rusizi hariya mu karere ka Rusizi. Ikipe ya Espoir yihagararaho, abantu baravuga bati iyi APR ifite iki kibazo.
haya yatsinze kimwe cyane ni 0-0 haranganije wenda baranganyije ni ubusa ku busa abantu baraza kuduha ibitekerezo havuye nta nota na rimwe hakuye baza kuduha ibitekerezo hanyuma batubwire uko imeze uko babona ikipe APR gusa ni ikipe ubona ko nyine ifite utubazo twinshi cyane murabizi neza uyu mutoza wabo Adil Elad Mohamed maze iminsi batandukana ntaga gutandukana ahubwo baramuhagaritse urebye muri APR urumva hameze nkaho harimo umwuka mubi mu bakinnyi n'umutoza urumva ntabwo yishimye kubera zirasaga zabaye ejo bundi urumva nabyo biri kuza bikiyongera no ku ikipe bigatuma bitagira abakinnyi batiyumva ko bari kumwe n'umutoza kumutoza bimeze nkaho isaha n'isaha bashobora kuba bamugira yataha hanyuma Alexandre dufite imikino y'umunsi wa munani wa shampiyona kandi iminota iri kudutwara kugira ngo watumiramo muri make kugira ngo abantu bakurikirane neza uko imikino imwe yabaye ndetse n'iri buze kuba uko imeze muri rusange n'ubundi aho ntabwo turi buze kujya kure n'ubundi gahunda yo ku munsi wa munani ukuntu imeze muri shampiyona y'u Rwanda kuri uyu wa gatanu nibwo Rayon Sport yabashije kuba yatsinda igitego kimwe ku busa bwa Sunrise ubundi iyo niyo match abantu benshi bateganya batezeho amaso bareba cyane ko nimugoroba Nyamirambo hari huzuye biteye ubwoba noneho kuri uyu munsi wa gatandatu kuri tariki 5 uyu munsi nibwo Musanze iraza guhura na Mukura ku saa 9 zuzuye match yindi iri bube ni Marine FC na Police ni Marine FC na Police hanyuma ku munsi w'ejo ku cyumweru hari imikino itandukanye birumvikana kipe ya Rwamagana City izakira ekipe ya Etincelle bisa naho ari final nazo mbona abanyarwamagana bavuga ati iyi ni final yacu tugiye gukina hanyuma ekipe ya do Kigali nayo izamanuka mu kibuga ikina n'ikipe ya Bugesera n'umukino nawo uzaba ku isaha y'isake n'umukino uzaba ku stade ya Kigali i Nyamirambo hanyuma indi mikino ihari sinzi niba hari yindi ariko APR na Gorilla na APR na Gorilla uzaba saa 10:00 rero reka ngushimire cyane Alexandre wakoze cyane kwitabira cyo kiganiro asante sana kabisa muvandi asante imaze iminsi ititwara neza ubwo ndavuga mu bijyanye mu bijyanye no gutwara ibikombe byose rero umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport yabigarutseho agira n'icyo atangaza cyane ku bijyanye n'amatransfer kuko muri iyi minsi ni ekipe ubona ko iri kugura abakinnyi ariko nanone bajya kureba ugasanga n'abakinnyi bamwe bakunze kwita ab'imfube cyangwa se n'abakinnyi bari aho ngaho batari kuri level ya ekipe ya Rayon Sport ukavuga bati rero byanga byakunda ntabwo ariko dukonveka ntabwo ari gukonveka ekipe nibyo wenda buri wese afite uko abibona ariko nanone buriya icyambere nuko umuyobozi akubwira ati meze gutya na gutya hanyuma mukumva ibyo atangaje biza kuba iyo hubwo neza ko azayifasha kwegukana igikombe cya shampiyona imaze imyaka igera kuri 3 itagiterura cyangwa se ekipe ya Rayon Sport imaze igihe kingana n'imyaka 3 ari isugi mu ntoki niko twabyita hari ingingo rero yerekeje muri Rayon Sport avuye muri Kiyovu Sport marabyibuka ubwo yafashije ekipe ya Kiyovu Sport gusoza icyiciro cya mbere iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 65 aho ari inyuma y'ikipe ya APR Football Club irusha inota rimwe Rayon Sport rero yasoje iri ku mwanya wa 4 muri shampiyona y'icyiciro cya mbere murabyibuka neza ubwo ari ku mwanya wa 4 n'umwanya wa 3 mu gikombe cy'amahoro ubwo rero nizo statistique navuga ikipe ya Rayon Sport yarangijanye iri kumwe n'umutoza Hodge Emmanuel Paxao cyangwa se Hodge Manuel da Silva Paxao Santos bagezemo mu kwezi kwa mbere akaba yahise asezererwa aza gusimburwa na Haringingo Francis Christian umuyobozi mukuru wa Rayon Sport no Uwayezu Jean Fidel yavuze ko bahisemo guha Haringingo akazi kubera ko bamwitezeho umusaruro ndetse no guhindura byinshi muri ekipe ya Rayon Sport ariko byose bizaba ku bufatanye muri rusange yavuze ko bivuza
bifuza kubaka ekipe idahatanira igikombe ngo nyuma y'umwaka umwe ibyishimo bihere iyo. Mu yandi magambo bari kubaka ibintu birambye nk'uko ahora bivuga cyangwa se nk'uko ahora bibwira abakunzi b'ekipe ya Rayon Sport muri rusange. Hari ingingo rero yitezweho kongera kugarura ibyishimo by'abakunzi b'ekipe ya Rayon Sport. Mu yandi magambo niwe mucunguzi w'ekipe ya Rayon Sport kubera ko ngira ngo imyaka 3 ishize ekipe ya Rayon Sport idatwara igikombe. Uyu mwaka biramutse bigenze gutyo noneho abareyo byaba bibaye bibi cyane. Ubwo hari ingingo yerekanwaga kuri uyu wa gatanu ngira ngo ni ku munsi w'ejo. Hari ingingo yijeje abakunzi n'ubuyobozi bw'ekipe ya Rayon Sport ko kubaha ibyishimo no kongera kugarura ekipe ku murongo ari cyo kintu cya mbere kimuzanye muri Rayon Sport. Yagize ati nibaza yuko atari ibintu bitandukanye ntibiza atubuza guhanganira igikombe ngo bitubuze no kubaka. Gituma nasinye muri ekipe ya Rayon Sport n'uwo mushinga wayo yanyeretse nanjye ndanyurwa. Hari ingingo yemeza ko akuba ekipe ya Rayon Sport imaze igihe idatwara igikombe bigiye guhurirana n'inyota agifitiye kuko nawe amaze imyaka 3 arwana nacyo ariko bikanga. Ati ikipe turi kubaka rero mwabareyo mwe ati ikipe turi kubaka iri mu mujyo wo kubaka kandi tunahatanira igikombe. Ubu turi kubaka ikipe irimo abakinyi bato banafite uburambe kubirebana no gutwara igikombe. Ngira ngo Rayon Sport twahuye duhuje intego kuko nanjye iyo myaka niyo imaze nshaka gutwara igikombe. Yavuze ko hari ingingo udakunze kuri fan. Yavuze ko igitutu cy'abafana rimwe na rimwe kiba ari cyiza kuko kizamutera gukora cyane. Yizeza abakunzi ba Rayon Sport gufatanya bakubaka ekipe ikomeye. Hari ingingo wabengutswe na Rayon Sport amaze kubaka izina umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda kuko yanyuze mu makipe atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda arimo Mukura Victory Sport ndetse Mukura Victory Sport El Wazir yanahesheje igikombe cy'amahoro Police Football Club ndetse na Kiyovu Sport nazo ekipe aherutse kuba yanyuramo. Hari ingingo rero abareba bakavuga bati uyu niwe mucunguzi kabisa, ariko nanone tugategereza ati ese azacungura abandi, hazacungura nta bakinnyi? Ibyo byose rero nibyo abareba kugenda bibaza kuri YouTube channel yacu. Ibitekerezo byabo ndi kugenda mbibona rwose bavuga bati hari ingingo nibyo koko arahari, ariko se none ese azadufasha nta bikura nkota dufite? Nibyo byo garuka nabyo bumve Jean Fidel ibyo agira atangaza avuga ati ibikombe byo tuzabitwara, ati twahereye mu Rwanda tugura abakinnyi atari kabariro ni mutuze rwose kuko tugiye gutangira no kugura abo hanze kuko abasa naho ari abimbere cyangwa se abakinnyi local dusa naho twamaze kuba ibi ikaho muri rusange. Ubwo rero abantu benshi bahoze bambaza ibyaharingi ngingo ni ibyo ngibyo, ariko nanone ntago twahita twambuka neza muri transfer za Kipe Sport tutinje neza. Amasezerano afite agaciro karenga miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda yitezweho kubaka ikipe ikomeye ku ruhando mpuzamahanga. Ni amasezerano yashyizweho umukono n'ubuyobozi bw'impande zombi ni kuri wa gatanu tariki ya 8 Nyakanga 2022. Ibiyakubiyemo bizatangira gushyirwa mu bikorwa nyuma y'uko amasezerano yarasanzwe arangiye. Ubusanzwe Rayon Sport na Skol byari bifitanye amasezerano yagombaga kugeza nibura muri 2023 kuko yavuguruwe muri Werurwe 2021. Perezida wa ekipe ya Rayon Sport Uwayezu Jean Fidel yavuze ko ari umunsi udasanzwe ku buyobozi bw'iyi ekipe n'abakunzi bayo kubera ko bongereye igihe bazamarana na Skol. Yagize ati uyu ni umunsi udasanzwe mu mubano w'umuryango wa ekipe ya Rayon Sport na Skol Brewery. Turazirikana imyaka 8 y'ubufatanye hagati yacu n'amasezerano yagiye asinywa ndetse ay'imyaka 3 yaratararangira, ariko kubera imikoranire myiza twagiranye twemeje kuvugurura andi y'imyaka 3 iri imbere kugira ngo dukore ibyo ubuyobozi bw'impande zombi bwifuje kuba bwakora. Uwayezu Jean Fidel yavuze ko Rayon Sport ishaka gukomeza kubaka ekipe y'abagabo igakomera nubwo bifuza kwagura ibikorwa bakagira n'ikipe y'abagore n'iy'abana bakiri bato. Yagize ati muri Mutarama umwaka utaha tuzashyiraho akademi izayikorera mu Nzove kuko dushaka gukora ibikorwa
kaza umupira w'amaguru mu buyobozi mu buryo bwa kinyamwuga. Isi yashimye uburyo iki kigo cyangwa se iyi company cyangwa se Skol ikomeje gufasha ekipi ya Rayon Sport mu bikorwa bitandukanye, aho yagiye gukora aho mbore gato hari ukuntu internet bigenda idusimbukana, ariko ndabona bigiye gukemukaho gatoya, ndabona hari ukuntu byari bisa naho bigiye. Ubwo rero nabwira ko yashimye uburyo Skol ikomeje gufasha ekipi ya Rayon Sport mu bikorwa bitandukanye, aho igiye gukora ikibuga cyo mu Nzove mu buryo bugezweho, urimo gushyiraho tapi, uruzitiro narwo nahoze mbona babitekerezaho, ndetse n'amatafari ku buryo amakipe yose ya Rayon Sport azajya ahakorera nta kirogoya. Jean Fidel yavuze ko nubwo hari ibitagenda neza muri ibi bihe bishize, ko hari gutegurwa ibikorwa. Umugore amamagariyemo disi, ngo iyo uhamagaye ndi kuri kodinga iyi kodi itayisevinga zikirimo abantu. Yes, rero yavuze ko nubwo hari ibitagenda neza muri ibi bihe bishize, ariko hari gutegurwa ibikorwa by'imishinga ikomeye ngo bongere kubaka Rayon Sport ikomeye. Umuyobozi wa Skol mu Rwanda umwita Wilfried Ivan yavuze ko imishinga ikomeye ya Rayon Sport ariyo yatumye bongera ayo masezerano bari bafitanye, kandi ko gukorana nayo biri mu ntego zo kubaka ekipi ikomeye. Yagize ati mu kuri uyu munsi turasinya twasinye ikintu gituma urebye mu by'ukuri ibyinshi twabivuze nibyo. ni ekipi ya Rayon Sport isinya amasezerano anakomeye cyane, ahubwo wenda reka mu kanya gato tugaruke kuri transfert zigenda zivugwa, abakinnyi bagomba guhita binjira muri Rayon Sport muri iyi mpeshyi.